Kuva aho ubukoroni burangiriye, umugabane wa Afurika wagiye ubona abayobozi basezeranije abaturage politiki igendera ku mategeko, iterambere ndetse ikanarinda ubusugire bw'igihugu. Bamwe bafashe ubutegetsi ku mbaraga za gisirikare, abandi binyuriye mu cyizere cy'abaturage biringiye ko bazazana intangiriro nshyashya. Gusa uko igihe cyagiye gishira, bose baje gusoma uburozi bumwe, ubwo mvuga ni imbaraga z'ubutegetsi. Bahinduye impinduramatwara bayivunjamo gutwaza igihugu. Abahirimbaniye impinduramatwara bahinduka inyamaswa, maze ibihugu byabo bihinduka ubuturo bw'ubwoba. Buri umwe yumvaga ari ntakorwaho, uwatoranijwe cyangwa se farawo mushyashya uvutse mu bisigisigi by'amateka. Gusa nyamara ukuri iteka ntigutinda kugaragara. Iyo ubwami bw'ikinyoma buhangutse, nta musirikare wahagarika urubanza rw'ubuzima. Bamwe bapfira imbere y'imbaga y'abaturage bahoze babahimbaza. Uyu munsi turongera dusure atatu mu mazina y'abagabo bizeraga ko ari Imana, gusa bakaza gupfa nk'abandi bose, barebana n'iherezo ryabo amaso ku yandi. Muammar Gaddafi yavutse 1942, avukira mu ihema ryo mu butayu bwa Libya. Mu buzima buciriritse, yavukiye muri sosiyete yarangwaga n'ubukene bwo hejuru igengwa n'abakoloni bo mu bwami bw'Abongereza. Kuva akiri muto yagaragazaga gushira amanga, yuje igikundiro, ubwenge ndetse n'ishyaka. Muri za 60 yagiye mu ishuri rya gisirikare, aho yagwije ubumenyi byihuse mu bijyanye n'ubuhanga bw'imitegekere ya gisirikare, strategy and command. Arangaje imbere igitekerezo cya Arab nationalism cyo kugira leta y'Abarabu ndetse n'inzozi zo kugira Libya igihugu cyigenga. Gaddafi yabaye umwofisiye mutoya ufite umutwaro udasanzwe wo guhindura hazaza h'igihugu cye. Mu 1969, ku myaka 27 gusa, yakoze kudeta idasanzwe yahiritse ubutegetsi bw'umwami Idris wa mbere. Nk'uko iyi kudeta yakozwe mu mucyo kandi neza byihuse, niko guverinoma y'impinduramatwara yahise ivuka, iza isezeranya abaturage ubutabera kuri bose, ukwishyira kwizana n'umudendezo w'abaturage ndetse n'uburinganire. Kera Gaddafi bamubonaga nk'intwari y'igihugu. Yafashe amavuta acukurwa muri Libya, ayita y'abanyagihugu ndetse bagahabwa ku nkunga iva kuri yo. Maze ubukungu buratumbagira, aharanira kunga Libya nk'igihugu kiri mu bumwe bw'abayisilamu, Islamic Socialism. Mu ruhando mpuzamahanga yigaragaje nk'umuyobozi wa Afurika ndetse n'isi y'Abarabu muri rusange. Ateza imbere ubumwe ndetse n'ubusugire bwa Afurika nk'umugabane wigenga. Nyamara ubu butware bwaramuhinduye, agwiza igikundiro muri rubanda ku isi hose. Gusa iki gikundiro cyaje kubyara ubwoba bwo gushidikanya ndetse n'urwikekwe, maze umuyobozi w'umunyeshyaka ahinduka umunyagitugu karahabutaka. Igihugu cya Libya cyahoraga mu bugenzuzi budashira. Buri utavuga rumwe n'ubutegetsi yakurwaga mu nzira. Yateye inkunga imitwe yitwaje intwaro, hicwa abo bahanganye, maze hejuru y'ibyo byose arangwa na kamere y'amahane n'ubwibone budasanzwe. Yahoraga ahantu hatamirijwe n'iby'agaciro gusa, kandi imyitwarire ye igahinduka urujijo umunsi ku wundi, mu gihe abaturage barwana no kwiyumanganya kandi ubukene bubageza habi. Buri kimwe cyarahindutse mu mwaka w'2011. Imyigaragambyo yiswe Arab Spring yageze muri Libya, igumura umubare munini w'abanyagihugu. Ibihumbi amagana by'abaturage bishora mu mihanda, maze intambara y'abasivile isumbiriza igihugu cyose. Gusa Gaddafi wumvaga agifite ubushobozi n'amahirwe yo gusubiza ibintu ku murongo, yarahiriye kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Gusa ubwami bwe bugari bwubakiye ku bwoba bwatangiye guhirima vuba vuba. Mu kwezi k'Ukwakira 2011, konvoye yarimo yagabweho igitero hafi y'umujyi wa Sirte. N'ibikomere byinshi, Gaddafi yagerageje kwihisha mu itiyo iyobora amazi muri bordire, akikijwe n'imyanda ndetse n'urufaya rw'amasasu. N'abasirikare bahagije bo kumurokora bari basigaye. Nta nzu zikomeye yari kwihishamo, yari wenyine, yatereranywe na buri umwe, ubuzima bwe bugerwa intorezo. Abaturage bahoze bamutinya baramuzengurutse n'amahane menshi. Abigometse bitwaje intwaro bamugeze hakiri gutakamba. Gusa umunyarwanda yaravuze ati, Nyagasani yagutanze ujya gusimbuka rwakubonye. Aya yari amatakirangoyi. Gaddafi yarakubitswe bikomeye, akubitwa ibibuno by'imbunda n'imigeri myinshi neza nk'ishyirahamwe ryamuteraniyeho. Baramukurubanye mu muhanda wa Libya. Amarira yo kwihorera yirangira mu matwi ye. Amashusho ya za kamera yarafashwe ubwo intumbi y'umubiri we itamirizwa mu mihanda, nta kabarore k'ingaruka z'imyaka myinshi y'akababaro k'abaturage. Nuko umugabo Gaddafi wagize intangiriro nziza nk'intwari imaranira impinduramatwara, yagize iherezo ribi nk'umunyagitugu wanzwe. Reka turebe noneho ku mugabo wari warahimbwe umubazi wa Uganda, Butcher of Uganda. Intangiriro n'iherezo rye ry'ishiraniro ryasize yishyuye ikinyacumi cyose yamaze atwaza igitugu Uganda, iterabwoba, ubwicanyi n'urugomo. Idi Amin Dada yavutse 1925 muri Koboko, mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Uganda. Avukira mu muryango uciye bugufi, yakuriye hagati mu bukene ndetse no mu cyaro. Ubuzima bumwigisha kwirwanaho akiri mutoya cyane, mu bihe bitari byoroshye habe na gato. Ku myaka 18 yinjiye mu ngabo z'igisirikare cy'ubwambi bw'Ubwongereza mu gihe cy'abakoloni.
aho yahise akamirika bidatinze bitewe n'imbaraga z'umubiri we, tutibagiwe umuhate no gushira amanga. Aha yaje kuhigira ubumenyi mu miyoborere, ikinyabupfura ndetse n'ubuhanga mu bya gisirikare. Ibi ndetse byaje kuba ibikoresho yakoresheje afata ubutegetsi bw'igihugu cya Uganda mu 1971, ubwo Uganda yari ikomeje guhura n'ibibazo by'umwuka mubi imbere mu gihugu ndetse politiki imaze gutakaza imbaraga. Idi Amin Dada yakoze coup d'etat ahirika Milton Obote. Operasiyo yakozwe neza cyane, nta bantu bamenya amaraso, maze afata igihugu gutyo, asezeranya abaturage ba Uganda kugarura icyubahiro cya Uganda igendera ku itegeko. Muri ako kanya yagaragaye nk'umucunguzi, umuyobozi w'igisirikare ukomeye ushobora gusubiza igihugu ku birenge byacyo ndetse kikubahwa ku ruhando mpuzamahanga. Yaguhishe igikundiro kidasanzwe mu baturage, aramamara cyane, yitwa intwari. Gusa maske yari yambaye mu maso yaje kuvaho bidatinze. Mu mwaka we wa kabiri ari ku butegetsi, igisirikare kiwe cyakoze ibikorwa by'urugomo birenze ubwenge bwa muntu. Yirukanye ibihumbi n'ibihumbi by'abanyaziya mu gihugu cya Uganda, asenya ubukungu, maze abaturage baba munsi y'ubwoba budasanzwe. Buri utavuga rumwe nawe yarakandamizwaga, agatotezwa ndetse akicwa ku karubanda, abaturage bose bareba, kandi niko benshi bakomezaga kuburirwa irengero. Idi Amin Dada yaryohewe n'ubutegetsi, atangira kwiyita uwanesheje ubukoroni bw'ubwami bw'Abongereza, ndetse arenzaho yiyita umwami wa nyuma wa Afurika, kandi niko igihugu kirimo gitebera mu kaga katavugwa. Imibare igaragaza ko ku butegetsi bwe nibura abaturage barenga 500,000 bishwe mu 1979, nyuma yo gutera Tanzania agasogongera ku ntsinzwi. Igisirikare cya Idi Amin Dada cyahise kigwa gutyo nyuma yo kwisanga atacyamamaye ndetse nta bwunganizi mu bya gisirikare yabona. Yahise yambuka Uganda anyuze ku mupaka ashaka ubuhungiro. Umwihariko we ugereranije n'abandi banyagitugu, Idi Amin Dada ntiyigeze yicwa byeruye, yahawe ikaze ndetse na yombi mu gihugu cya Saudi Arabia, aho yabaye imyaka myinshi mu bwihisho, atabasha kuvugira mu ruhame cyangwa abujijwe kugaragaza ubutunzi bwe bwinshi bukurura rubanda mu gihe atari umutegetsi cyangwa afite undi mumaro. Ari na kure y'igihugu cye, Idi Amin Dada iherezo rye rigaragaza ibihano by'ibyaha yakoze n'ibyago yateje abanya-Uganda. Mu mwaka wa 2003 yitabye Imana aguye ishyanga ku myaka 78, ari wenyine mu bwigunge. Dusoreze kuri Samuel Doe, umuyobozi wahuye n'iherezo ribi cyane mu mihanda y'umujyi mukuru wa Monrovia. Samuel Canyon Doe yavutse mu 1951 mu giturage gitoya cya Tuzone muri Liberia. Avukira mu muryango w'abahinzi n'aborozi bo mu bwoko bw'abakrani. Yakuriye mu gihugu kirangwa n'amakimbirane ashingiye ku ivangura ry'amoko ndetse n'ubusumbane. Ibi ngibi byatangaga ishusho y'uko yafataga ubutegetsi no kwirwanaho mu bwenge bwe. Akiri ingimbi, Samuel Doe yinjiye mu gisirikare, aho yahise agwiza imyitozo n'imyitwarire binyuranye irimo discipline, imbaraga ndetse n'ishyaka. Kubera kwamamara yagize binyuriye mu gushira amanga ndetse n'igitsure, ibi byatumye agirwa umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Liberia. Mu 1980, Samuel Doe yakoze coup d'etat imwe yishiraniro mu mateka ya Afurika nyuma y'ubukoloni. Yahiritse ku butegetsi Perezida William Tobert mu gitero cyamuguye gitumo ndetse kikamuhitana we n'abari bamwungirije muri guverinoma. Ku myaka 29 gusa, Samuel Doe yafashe anagenzura igihugu cya Libya, nuko asezeranya abaturage kugarura itegeko mu gihugu ndetse n'iterambere ku muvuduko wo hejuru. Gusa yagaragaraga nk'umucunguzi, umurinzi n'umuvugizi w'ubwoko bw'abakrani. Urubyiruko rwagiye mu gisirikare ku bwinshi, ahinduka icyitegererezo, aba nk'ikirango cy'imbaraga z'igihugu. Nyamara guverinoma ya Samuel Doe yaje guhinduka nk'itsinda ry'igisirikare rirangwa no gutwaza igitugu, ruswa no gukandamiza. Ubutegetsi yakomeje kubugenzurira mu ntoki ze, agahitana ubuzima bw'abasirikare bagenzi be batavuga rumwe, maze agatsembatsemba abamurwanya bose aho bava bakagera, by'umwihariko abo mu yandi moko azerana n'ubwoko yavukagamo. Ukwishyira kwizana kw'abaturage kwararigise, maze baba mu bihe by'ubwoba bwinshi. Mu gihe propaganda yahimbazaga ubutegetsi bwe, igihugu cyarimo kirohama mu rugomo rwinshi cyane, ubukene ndetse buri kimwe aho kiva kikagera kirazamba. Samuel Doe yahindutse nk'inzozi mbi zazindi ubusanzwe yari yararahiriye kurwanya, ndetse n'ishusho ye irangirika ahinduka utavugirwamo. Mu 1989, n'agakeregeshwa k'agahenge kari gasigaye muri iki gihugu cya Liberia byahirimye hasi ku butaka. Ku ikubitiro ubwo hadutse intambara y'abasivile yari irangajwe imbere n'ishyaka Patriotic Front of Liberia ya Charles Taylor. Inyeshyamba zitwaje intwaro zakomeje gusonga imbere ku rugamba byihuse. Abaturage banyuze mu makuba n'akaga k'ibibazo akavagari. Nyuma yo kwisanga azengurutswe we n'ingabo ze nkeya zari zisigaranye nawe, Doe yabonye ubutegetsi bwe buhanguka imbere y'amaso ye. Yihishe mu mujyi mukuru wa Monrovia, maze ashakishwa uruhindu kugeza aho muri Nzeri 1990 afashwe n'inyeshyamba zamurwanyije igihe kirekire.
zari zuzuye urwango, umujinya n'urugomo rutavugwa. Nta mahirwe yahawe yo kwisobanura, yarakubiswe biremereye, abafite ibibando cyangwa inkoni n'imikandara ntawatanzwe, ariko atakamba yingingira amagara ye. Nyuma yo kugirwa igisenzegeri, Samuel Doe yishwe ku mugaragaro, igihugu cyose cyitegereza urupfu rwe rw'agashinyaguro. Igeno rya Gaddafi, Idi Amin Dada na Samuel Doe bihushura cyane kuri isi yose itajya yitaho ubutegetsi bwubakiye ku gutwaza igitugu, ubwoba, urugomo ndetse no gukandamiza ntabwo bujya bukomera. Buri umwe muri aba bagabo yiyumvaga nk'aho adakorwaho, gusa amateka yerekanye itandukaniro. Bishyuye imyaka myinshi y'ibyago bateye ikiremwamuntu mu bihugu bagombaga guhagararira nka za marayika murinzi. Guhanguka kw'aba bagabo bakomeye babayeho ku isi mu mateka ya Afurika ni ikimenyetso cy'ubutabera isi itagihwema gutanga. Ku iherezo, n'abayobozi batinyitse bishyura ibiciro bingana n'ibyaha byabo. Ukuri ko kwibutsa buri umwe ko ntawacika ubutabera ni ikibazo cy'igihe gusa. Ndagushimiye. Inkuru nk'izi nakagaruka kuri The Next TV. Utangira ukora subscribe, like, share na comment. Tubane mu buzima bwa buri munsi. Peace.